Ibyishimo biragora, niyo mpamvu nawe iyo ubonye umuntu agufasha kongera kwishima, iminsi yo kurama iriyongera. Niyo mpamvu nubona umuntu ugushimisha akagufasha kwishima, akagufasha guseka, bizagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bwiyongere. Iminsi wari kuzamara izaba yiyongereyeho 50% wari kuzamara ku isi. Iyi ni The Mindfest TV, The Justin Mind. Ikiganiro ni aho turi, uko mumenyereye tubagezaho ikiganiro aho turi kuri The Mindfest TV, kikugezaho amakuru atandukanye. Kwishima ni imwe mu ndi y'ubuzima, ni kimwe mu bintu bituma umuntu abaho neza, akabaho nta mpungenge. Aho turi ni muri campus ya Huye, College of Arts and Social Sciences, School of Journalism and Communication Level 1. Ku byishimo bikomeye cyane ku banyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'itangazamakuru, aho bari bishimanye na mwarimu wabo, umwarimu bigisha Media and Laws. Tariki 25 z'ukwa 11 2022 nibwo abanyeshuri bishimanye cyane na mwarimu wabo lecture, cyangwa se uwo twita lecture. Uyu mwarimu ni umwarimu ubigisha Media and Law. Uyu mwarimu akaba atari iri somo gusa abigishije, akaba yaratangiye abigisha isomo ryitwa Sociology. Iri somo niryo rya mbere atangiye abigisha. Eliva aza kwigisha rino somo abanyeshuri baramukunze cyane, bitewe n'uburyo yababwiraga, uburyo abigishaga, uburyo asobanura, uburyo yumva ibintu, n'uburyo afasha abanyeshuri kubyumva. Akimara kubigisha, uyu mwarimu yaje kwerekeza mu gihugu atuyemo ubungubu. Ubungubu aba mu gihugu cyitwa Norvège, aho yize itangazamakuru. Nyuma aza gukomereza mu bwarimu. Muri Norvège ni igihugu cyiza. Yakomeje abwira abanyeshuri yuko akimazemo imyaka 16. Eliva nziza ntabwo yaje kwigisha abanyeshuri bo mu itangazamakuru umwaka wa mbere gusa, yaje yigisha mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu. Muri campus ya Huye abanyeshuri bose yigishije bose bavuga yuko ari umwarimu mwiza, umwarimu uha motivation abanyeshuri, umwarimu ufasha abanyeshuri, umwarimu afasha muri buri kimwe cyose. Iyi modire abanyeshuri bakaba barayumvise neza, barayikunze, kuko ifatanye na modire yitwa Sociology, Psychology ndetse na Philosophy. Iyi modire abanyeshuri bakaba barayikunze cyane. Nkomeza kukubwira yuko iyi ni The Mindfest TV, nta handi wakora amakuru usibye kuri The Mindfest TV. Kubera udushya, utuntu twiza uyu mwarimu agenda akorera abanyeshuri, nibwo ku itariki 25 z'ukwa 11 2022 hari ku wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu nibwo uyu lecture cyangwa se uyu mwarimu Eliva nziza yaje guhuza abanyeshuri b'itangazamakuru umwaka wa mbere. Uyu mwarimu nibwo yaje guhuza abanyeshuri umwaka wa mbere w'itangazamakuru Level 1 na manager w'itangazamakuru kuri RC Huye, Akimana Latifa, cyangwa se bakunze kwita Shangaze. Uyu nibwo yaziga muri class, aza kuganira n'abanyeshuri uko itangazamakuru rikora, ese ni gute itangazamakuru rikora, ndetse kwakora kugira ngo itangazamakuru rizamuke, ese ni ikihe kinyuranyo kiri hagati y'itangazamakuru n'aba YouTubers cyangwa se abantu bakoresha YouTube. Yabaganirije ku mbogamizi abantu bakora umwuga w'itangazamakuru bahura nazo. Akimana Lati cyangwa se Akimana Latifa Shangaze yakomeje basobanura byinshi ku bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru, uburyo umwuga w'itangazamakuru ukora, ndetse n'uburyo abanyamakuru bagomba gukoramo mu buryo bwa kinyamwuga. Abanyeshuri baboneyeho bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, arabisubiza neza. Bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'itangazamakuru bagaragaje ko ari ubwa mbere bari babonye Akimana Latifa. Akimana Latifa yabasobanuriye ko amaze imyaka 22 irenga akora umwuga w'itangazamakuru. Shangazi cyangwa se Akimana Latifa yakomeje asobanurira abanyeshuri ko umwuga w'itangazamakuru ari kimwe mu bintu akunda, kimwe mu bintu yiyumvamo ashoboye, akunda, amazemo igihe. Akimana Latifa ni umwe mu bantu basobanura ibintu neza. CPO mu wa mbere Ngendanzi Iva, uyu yabaye umwe mu bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye.
CP bo mu wa mbere cyangwa se level 1 mu mwaka w'itangazamakuru. Byindanzi Iva uyu niwe wagiye usobanura byinshi cyane ku bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'iryo mu Burundi, kuko Iva ni umwe mu banyeshuri biga mu gihugu cy'u Rwanda ariko bakomoka hanze y'igihugu. Akaba yagiye asobanura byinshi atwereka uburyo itangazamakuru ryo mu Burundi rihagaze ndetse ugereranyije n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Iki cyagiye gifasha abanyeshuri bamwe gusobanukirwa cyane cyane kuri topic Eriva Nziza, mwarimu ukunzwe n'abanyeshuri cyane, yakozeho topic yahaye abanyeshuri. Yabahaye topic yo gutandukanya itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo muri Kenya, itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo mu Burundi, itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo muri Tanzania, itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo muri South Sudan. Akenshi ni itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'iryo muri East Africa. Iyi niyo topic mwarimu Eriva Nziza yari yabahaye. Ibi byatumye abanyeshuri basobanukirwa birushijeho kumenya itangazamakuru neza mu buryo bwimbitse. Abanyeshuri bakoze discussion. Iyi discussion abanyeshuri bakoze bagiye bungukiramo byinshi uko bagiye buri itangazamakuru, ko hari aho ibihugu byigenga itangazamakuru ryabo ryigenga, hari naho rigiye rikontororwa na government, ahandi ugasanga itangazamakuru rikontororwa 50% ubwaryo, indi 50% igakontororwa na government. Ibyakomeje ibirori bikomeza bishyuha. Uyu mwarimu Eriva Nziza nyuma yaho baherekeje umushyitsi Akimana Lati cyangwa se Latifa Shangazi. Nyuma y'ibirori cyangwa se nyuma yaho umushyitsi aherekejwe, umwarimu Eriva Nziza yaje gukorera akantu gatangaje abanyeshuri. Muri make twabyita ko ari surprise yakoreye abanyeshuri. Na manager Shangazi Akimana Latifa yaje kubemerera impano ikomeye cyane, aho yaje kubazanira utuntu twiza cyane dukundwa n'abanyeshuri. Ariko wakwibaza tuno duki? Uyu mwarimu yaje kubazanira utuntu dukundwa cyane n'abanyeshuri: shokora, chapati, biscuit, bombo. Iyi niyo yabaye intandaro yo kugira ngo abanyeshuri bishime cyane, harimo ababigaragaje no ku maso yabo ndetse no mu mibyinire cyane. Abanyeshuri ku ifoto hano bagaragazwa uburyo bari bishimye cyane, banezerewe, aho bamwe bavugaga yuko akwiye gukomeza akabigisha modire zose zisigaye. Si icyo gusa, mwarimu yaje kwereka abanyeshuri ko yifitemo impano yo kubyina traditional dance yo mu Rwanda. Aho uhita wibaza umwarimu Eriva Nziza umaze imyaka 16 muri Norvège, ubu ngubu akaba yagarutse mu Rwanda yibuka traditional dance yo mu Rwanda. Ni ikintu cyiza cyane. Uyu mwarimu akaba yaraje mu Rwanda hamagawe na leta mu gufasha abanyeshuri biga itangazamakuru muri level 1 mu mwaka wa mbere itangazamakuru, level 2 mu mwaka wa kabiri w'itangazamakuru, na level 3 mu mwaka wa gatatu w'itangazamakuru. Ikindi akaba afite igihe gito mu gihugu cy'u Rwanda, kuko vuba aha agiye gusubira mu gihugu cya Norvège, ariho umuryango we uherereye, ariho abavandimwe bari, abana be ndetse n'umuryango muri rusange. Ikindi yijeje abanyeshuri ko uko bazajya bamukenera bazajya bamubona, abaha imbuga nkoranyambaga ze ziwakoresha ndetse na nimero, ababwira ko namukenera bazajya bamuvugisha. Ikindi kandi ateganya yuko ashobora kuzagaruka kwigisha izindi modire. Yababwiye ko badagomba kugira impungenge. Urebye uburyo bari bishimanye ntabwo bashaka kumurekura. Yabasezeranije ko nahagiye ko bamufite ijana ku rindi, abaha imbuga nkoranyambaga bagomba kumushakiraho. Ikindi afite umuryango muri Norvège agomba kujya kwitaho, niba mukenera bazajya bamubona, kimwe nuko ashobora kugaruka akigisha modire zindi zitandukanye. Twaganiriye n'abasipa batandukanye, sipa mu wa gatatu, sipa mu wa kabiri na sipa mu wa mbere. Baduha amakuru kuri uyu mwarimu Eriva. Si mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu hose abanyeshuri bagiye bamukunda cyane, aho abanyeshuri bamwe bagiye bavuga yuko modire zose bazihera Eriva kubera uburyo abisangamo nabo bakamwisangamo. Ni umwarimu tutatinya kuvuga ko ari talented mu kwigisha, azi system yo kwigisha. Abanyeshuri benshi bakaba bagiye basaba bavuga yuko bibaye byiza umwarimu yakomeza kubigisha n'izindi modire
gusa Eriva ntabwo iki kintu akiziho, ndetse n'ubuyobozi bwa campus nabwo iki kintu bwari bwakimenyaho ko abanyeshuri bifuza yuko uyu mwarimu yabigisha n'izindi modire. Iki kirori abanyeshuri bagisoje bishimye, aho iki kirori cyari gishyushye, abanyeshuri babyina traditionnel babyina na mwarimu. Mwarimu yaje kwerekana akantu k'itandukaniro, aho yabyinaga traditional dance abyina n'abanyeshuri, dore ko muri karasi y'umwaka wa mbere w'itangazamakuru harimo abanyeshuri bakomeye cyane bafite impano zikomeye nka Patricia Umutesi. Uyu ni umwe mu bantu babyina bazi kubyina cyane, akaba ari visi perezida muri karabu ishinzwe ibintu bya traditionnel. Mignone uyu nawe ni umwe mu babyinnyi, ndetse hakabamo n'abandi bagiye batandukanye. Polivara nawe ni umwe mu bari kubyina muri iyi dance, harimo umunyamakuru wa Egobi Titi Mugiraneza Thierry, harimo Wilson ndetse n'icyamamare Leonce wari wishimye cyane ugaragaza akanyamuneza ku maso. Ikindi kandi hano harimo abantu bagiye batandukanye, harimo nka Sepine nawe mu kubyina, nawe ni ibintu byiza kuri we, ni ibintu yiyumvamo. Leonce nawe ni umunyeshuri wiga umwaka wa mbere mu itangazamakuru, nawe yerekanye itandukaniro mu mibyinire ye. Harimo n'abandi bagiye batandukanye bagiye berekana itandukaniro, harimo ba Oze Isidore ndetse n'abandi batandukanye bagiye berekana itandukaniro mu mibyinire yabo. Mwarimu Eriva Nziza yagiye yishimye cyane, basoje pati agenda yishimye cyane, yishimiye abandi banyeshuri. Ikindi kandi ku ruhande rw'abanyeshuri nabo bagiye bamwishimiye, nkurikije uko twagiye tuvugana muri speech twagiranye nabo, bose bagiye bishimanye. Iyi pati ni pati yabinjije muri weekend neza, aho abanyeshuri bamwe bahise bakomereza muri Relax Arena, aho bari bagiye muri pati, aho iyi pati yari ihostinzwe n'abanzi bagiye batandukanye: Dan Card, Berami, Polivara, Justin Mindy, DJ Force, MC Tiger, B-Boy, Jizo. Ikindi kandi iyi pati yari yitabiriwe n'abanyeshuri batandukanye bagiye bitabira kugira ngo bashyigikire bagenzi babo bigana. Abo bose bagiye bashimirwa ku rwego rwo hejuru, nabo bari baje gufana. Harimo umunyakamiliyoni Jizo, uyu akaba ari umwe mu bantu bitabiriye show ikarinda irangira. Harimo Kevin, uyu nawe ni umwe mu bantu bitabiriye show. Harimo Elisa nawe akaba ari umwe mu bantu bari muri iyi show bo mu itangazamakuru, aho bari baherekeje bagenzi babo nka Berami, Polivara. Aba ngaba ni abiga mu itangazamakuru mu mwaka wa mbere level 1, aho bari baherekejwe na bagenzi babo. Harimo Titi cyangwa se Thierry Mugiraneza, umwanditsi w'ikinyamakuru Egobi. Uyu ni umwanditsi w'ikinyamakuru Egobi. Harimo Iyamarere cyangwa se Jean Claude, uyu nawe ni umwe mu bari bitabiriye. Cyizere Doreen nawe ni umusista w'igitangazamakuru wari witabiriye, agiye gufasha bagenzi be. Uwase Mignone nawe ni umwe mu bantu bakunda ibintu bya dance, aho bagiye bafasha bano babyinnyi kubyina cyangwa se hano baririmbyi kubyina, dore ko iyi pati yari yateguwe na Mugisha Confiance, akaba nawe Master of Ceremony w'ipare. Uyu azwi ku izina rya MC Falcon cyangwa se MC Falcon, biterwa n'aho wize. Falcon cyangwa se uwo bakunze kwita Mugisha Confiance, uyu akaba ari wari wateguye iyi pati. Ikindi kandi iyi pati yari irimo undi mu MC ukomeye cyane ukora kuri radio Icyizere, bamwita MC Swain cyangwa se Tiger the Great. Aho iyi pati yari show yari iryoshye, abantu benshi yari iryoheye amaso amatwi. Twaganiriye na bamwe mu bayitabiriye, uyu munyamakuru wa Egobi Titi cyangwa se Mugiraneza Thierry atubwira ko kuba yitabiriye iyi pati nta kindi cyatumye yitabira usibye gushyigikira bagenzi biga umwuga w'itangazamakuru, bari bamwe mu bari buperforminge
dore ko no kwinjira bafosingaga ari ukubanza ukagura inzoga. Bamwe muri aba banyeshuri biga mu mwaka wa mbere itangazamakuru nta nubwo banywa inzoga, ariko bahitaga bakayishyura mu buryo bwo kugira ngo bashyigikire abahanzi babo biga itangazamakuru mu mwaka wa mbere. Iyi yari The Manifest TV, njyewe ubagezaho ibi nari Justin Mind. Ikiganiro ni aho turi. Aho turi ikiganiro gikorwa kuri The Manifest TV.